kuba ufite uburibwe bwinshi ku mugongo, tunavugana mu mugongo wawe ukurya cyane, ariko ukaba wibaza se kuki umugongo wanjye undya, ese nakora iki kugira ngo ubwo buribwe bugabanuke ku mugongo wanjye? Umugongo ni ubuzima. Backbone is a life. Health backbone, health life. Rero umugongo wawe iyo utameze neza, ubuzima bwose ntabwo waba bumeze neza, ntabwo umeze neza, umubiri wawe ntuba umeze neza. Rero njye kuganiriza ku bintu byakugabanyiriza uburibwe. Niba uri umuntu urwara umugongo, uhorana uburibwe budasanzwe ku mugongo, yo kuganiriza ibintu byagufasha, ibintu 10 byagufasha kugira ngo basi use nkaho uhumetse, ubaye nk'abandi bantu badafite ubwo buribwe. Basi niyo wajya ubabara ubabare cyane, cyangwa se n'ubwo buribwe bugabanuka cyangwa se bugende. Ikintu cya mbere ugomba gukora, ugomba gukora imyitozo yoroheje. Nubwo waba urwaye umugongo, kwicara hamwe si byiza. Gerageza ugende, ntiwibabaze, ariko ukore utuntu nyine dutuma umubiri ugenda, dutuma n'umugongo ukora. Ibyo byonyine bizajya bigufasha kugira ngo umugongo nawe nubwo urwaye cyangwa ukubabaza ugire stability. Ikindi ugomba kuruhuka bihagije. Hari ukuntu, urugero nk'abantu bafite akazi bakora nka kure, ushobora kuva mu kazi wagera mu rugo ugasa nkaho utunaye mu bindi bintu, nkaho wakihaye igihe cyo kuruhuka ukajya mu bindi. Kandi kuri iyi kese y'umugongo, abantu b'abapapa benshi nibo bakunda kuwurwara, cyangwa se n'abagore wenda. Wibereyeho, ntabwo ubereyeho abandi. Ariko niba ufite abana, nyine abana mugomba kutuberaho ababyeyi. Ariko gerageza wite ku buzima bwawe, gerageza uruhuke bihagije. Fata akanya uruhuke, fata akanya relaxinge, fata akanya wite ku buzima bwawe. So kuruhuka bihagije byagufasha. Ikindi ni ugushyira ice pack ku mugongo, ku gice nyine ubabaraho cy'umugongo. Ku batazi ice pack, ni ukuntu ufata, ni nk'igipaki kiba kirimo urubura, kuko urubura naturally rugabanya uburibwe ku gice cy'umubiri runaka. Iyo wavunitse ugashyira urubura ku kaboko cyangwa se ku kaguru, birafasha. Rero urubura rwagufasha, urwo rubura warushyira maybe ku mugongo wawe, uburibwe bugenda bugabanuka. Ku bantu wenda batazi kubikora, abantu baba bari nko mu rugo wenda tutabasha kwafodinga kugura izo ice pack, ufite firigo, fata amazi ushyire mu ishashi, ushyire hahandi hejuru, hahandi hakonje, ngo ni box yo hejuru ku bantu bafite zino firigo zisanzwe, refrigerator, ushyire hejuru. Nyuma y'amasaha 3 aba yabaye urubura, ushyira ku mugongo wawe, urashyiraho mu gihe cy'iminota 10, arongera ase nkaho abaye ya meritinze, then wongere usubizemo gutyo. Bigenda bifasha kuririzinga uburibwe, bigenda bifasha kugira uburibwe bugabanuka. Ikindi ni ukunywa amazi menshi, cyangwa amazi ahagije. Kunywa amazi menshi nk'uko nabivuze, ntabwo ari ukunywa amazi menshi icyarimwe, no. Kunywa amazi ariko ugire kuyanywa igikombe kimwe mu gitondo, saa moya, saa 3, like nk'uko nigeze kubivuga, ariko ugerageza umubiri wawe ukipinge amazi menshi. Ikindi ni ukureba inkweto nziza, flat shoes. Kwambara inkweto ziguhanika, ako se urihanika mu biki? Wari ku badamu dukunda inkweto zihagaze, nanjye ndazikunda, ariko ntabwo ushobora kuzambara igihe kirenze amasaha 6 probably. Nabwo mba niyangije cyane, ndagerageza nkambara barirene n'ibiki, nyine inkweto ziri flat. Nawe umugabo wikwambara za congo, niba ari na congo cyangwa se zino bazita gute, gerageza ufite booster nziza, niba ari sandali nziza ziringaniye, nyine flat shoes zigufasha umugongo wawe kuba uhagaze neza, uri stable, uhagaze neza. Bizagufasha kugabanya uburibwe bw'umugongo. Ikindi ni ukurya indyo yuzuye. Indyo yuzuye harimo izo nyama, ibintu bikomoka ku matungo birinda indwara, n'ibitera imbaraga bikomoka ku matungo, n'ibintu birimo proteins. Ujye n'imbuto nyinshi. Hari imbuto zifasha kuririzinga ububabare bw'umugongo, ariko imbuto muri rusange zagufasha. Ikindi ni ukwirinda guterura ibintu biremereye. Ibintu biremereye, uko uterura cyane niko wihagura, uko wihagura niko ubabara. Rero gerageza wiyiteho, wirinde guterura ibintu biremereye. Ikindi ni ugukora massage y'umugongo. Niba ufite umuntu wakumasa, niba wajya muri massage cyangwa muri sauna, ugerageze nyine bagukorere massage yo ku mugongo kugira ngo ubashe kumererwa neza. Ikindi ni ugukora ibyo bita good posture. Icara muri position nziza, hagarara muri position nziza, no kugenda ugira ingendo nziza. Hari abantu bagenda wihwanyagura. Ndagira ngo mbwire ko mu gusaza kwawe wowe wihaye ingendo wihwanyagura, uri muri adolesa, izakugera ingaruka mu gusaza kwawe. So you better take a good posture, no kugenda ugende neza, ibyo bita light walking. Genda neza witonze, utuje, genda wihwanyagura. No, ntabwo ari byiza. Kandi niba waba ubifite, wenda hari n'ukuntu utahindura ingendo, ariko menya ko
ari akantu kazahindukaho mu gukura kwawe. Ikindi ni ukujya kwa muganga igihe wumva uburibwe bwakurembeje, gerageza ujye kwa muganga, ufate inama za muganga, ugerageze n'ibyo muganga akubwira byubahirize. Ariko ikindi kintu kuri tipu yo kurya biriya biboro by'ibinono cyangwa se biriya bintu bibamo imisokoro birafasha kuno umugongo usa nkaho washizemo ubugi, cyangwa se hari ukuntu uba wumva wunama umugongo ugakocoka. Ngewe byambayeho ngeze kubigira, ariko ntabwo wandyaga, ariko ndabona nkumva umugongo usa nkaho uvunitse, nakwicara nkumva umugongo usa nkaho uvunitse. Rero ngewe I don't take pills, I used my organic way. Nako kandi bashakiye ibyo binono n'izo ibijari, ziriya nyama zirimo amagufa n'amazimini zirimo imisokoro, then n'amazi menshi, niyo ndyo yuzuye. Ese nshobora kurya ibiryo bidafite imboga, niyo yaba ari imyumbati twayitetse twe tugira umuco w'imboga, biramfasha nkanywa n'amazi menshi, umugongo wanjye wabaye muzima. Rero nawe niba ubabara cyane birabangama umugongo, kuko nicyo gice nyine n'ubuzima. Umugongo n'ubuzima, nta rutirigongo ntiwahagarara, nta rutirigongo ntiwaryama rumeze neza, ntiwanicara. Rero ita ku buzima bw'umugongo wawe, harimo ibyo gukora ibyo byose, twitozo ngororamubiri, kwirinda guterura ibyo bintu biremereye. Erega wikora nk'aho ejo hadahari, kora wizigamire n'ejo hazaza, sibyo? Hari abantu benshi tujya tubona, abantu wenda basogokuru bacu, sorry probably I don't have one, ariko njya mbona nk'inshuti za famiye wenda z'abasaza bakuru, bitwara nk'abana, barigengesera, nta kwivunisha, no. Ukavuga ati ndivunisha se ejo bizagenda gute, nzasaze ntabasha kugenda se, no. Rero ngomba abavuga ati ubwo ndavuga nyine ku basaza nzi nshobora kubambaza n'iki kibazo cy'amatsiko, ese muzehe kuki udakunda gutera ibintu biremereye, ese muzehe kuki udakunda gukora ibi. Avuga ati njye sinshobora kwivunisha kuko nzi ko nivunisha uyu munsi nshobora kuzasaza ntagenda kubera umugongo wanjye, nshobora kuzasaza ntakibasha kwiyoza kubera umugongo wanjye. Gerageza ukore cyane n'ibyo wenda utwara n'akazi kagufasha kagusaba ingupfunyisha, ariko saving ubuzima bw'ahazaza, bivuga ko ejo hazaza hari ubuzima ugomba kubamo. Kwivunisha cyane nayo cyangwa kwikorera ibintu biremereye cyane ntabwo ari good option. So you better take care of that. Ubyiteho, wite ku mirire yawe, wite ku byo ugomba kunywa, wite ku byo ugomba gufata, bizagufasha kugabanya ubwo buribwe, ndetse bizanagufasha no kugira ubwo burwayi in one way or the other. Bizagufasha kandi wite kumenya ngo niba ugize akabazo runaka ku mugongo cyangwa ku gice runaka cy'umubiri, ese ni ibintu bigiye kurastinga forever, cyangwa ni ibintu biri kumbaho ako kanya ariko bishobora guhita birangira. Numara kwisubiza rero icyo kibazo, bizagufasha uzamenya ko hari ibyo uzaba ukwiriye gukora n'ibyo uzaba utakwiriye gukora. Ariko njyewe right now personally nakugira inama yo kumenya kwita ku buzima bw'umugongo wawe, kwirinda guterura ibyo bintu biruhije, kuko wenda hano ho biragoranye, ushobora gusanga ariko kazi kagutunze. Ariko nubwo yaba ariko kazi kagutunze, ugerageze n'uburyo ufata umwanya wo kuruhuka, uruhuke utiruhukisha, uruhuke bya nyabyo, uruhuke wumve nyine nawe ko uraruhutse. Ikindi urye neza, Yesu urakora uterura ibyuma biremereye cyangwa uterura ibiki biremereye, ariko ita ku byo urya, za mbaraga usohora, bya biki usohora bibashe kuziba icyuho, ariko nabyita. Ikindi igeso yo kunywa amazi. Amazi ni ubuzima. Amazi utanywereye nyine icyarimwe nk'uko nkunda kubivuga, amazi ni ubuzima. Amazi ni ubuzima, right? Rero amazi, uko unegereje kunywa amazi, ugira umuco wo kunywa amazi, nuko ubuzima bwawe bujya mu kaga. Amazi avura umugongo, afasha kugabanya uburibwe bw'umugongo, akavura n'umugongo. Amazi afasha abantu bari mu kibada kutababara. Amazi yongera amashereka. Amazi uburibwe bw'umutwe. Amazi, mbese amazi ni ubuzima. Rero no ku mugongo ni ubuzima, afasha kugira ngo nyine ubwo buribwe bugabanuke, afasha kugira ngo wumve umeze neza. Rero gira umuco wo kunywa amazi, gira umuco wo kwisuzumisha. Niba wumva uburibwe bwakurembeje, jya kwa muganga, muganga abashe kuguha imiti ugomba kugira gukoresha. Ugerageze, wongere ugerageze, wite ku buzima bwawe. Ita ku buzima bwawe, wibuke ko wibereyeho. Ntabwo njye nzakuberaho, ntabwo uriya azakuberaho, wibereyeho. Ita ku buzima bwawe, gira umuco wo kubaza muganga niba ufite ikibazo runaka, kandi n'abaganga nabo bagira ingeso yo gutanga amakuru. Hari ukuntu ujya kubaza amakuru nko kwa muganga, wenda tuvuga nko muri public hospitals cyangwa se bino bitaro rusange bitari prive byo kwa muganga.
then wagenda se muganga bimeze gutya akakubwira ariko maybe wajya nko muri prive akakubwira what one, ariko n'abaganga bagomba kugira ingeso yo gutanga amakuru ku burwayi bw'abantu kugira ngo abantu tubashe kumererwa neza. So niba wakunze ikiganiro, do the needful, liking, subscribing, sharing, commenting ku kintu naza kuganizaho ubutaha, then twubake ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze kandi ubuzima buryoshye. Better life, sweet life. I mean better health, sweet life. Healthy life, sweet life. So kabigende gutyo. Abakunda kunkurikirana rwose, I don't know what to say. Sometimes I feel overwhelmed by love and support. Ariko God bless you.